umujeni wanjye yaje kundeba ku kazi ashaka version nshyashya ya application kuko mfite application version ya kera ushaka version nshyashya sasa bamubwira ati kuramo iyo version ya kera ufite muhereze version nshyashya ihari umutipe ibintu yankoreye yagiye afata nuza application ajya kuri desktop ka shortcut kaba kariho abara kadeleting ukumara kudeleting arambwira ngo yasoje ugase ko bigize bayibwira rangiye ushanga ndabisoje tu arambwira se ubikoze uti arambwira ngo ndayideleting uga kudeleting ntago application ive mu machine yawe gusa nyine ntago wamuseka kuko nibyo yarazi nawe wasanga uri kundeba ari byo uzi so reka uyu munsi ngiye kukwereka uburyo bubiri uburyo ushobora gukora install ya software muri laptop yawe kwanza ni install ntabwo ari delete nicyo tubanza tunabikosore bavuga tugiye kwiga n'ikinyarwanda muri technology so ngiye kubereka uburyo bubiri ushobora gukora install ya software muri laptop yawe njye ni kumwemeza Frank mwereka kabisa ukuntu bikora fresh. Okay, vumwereka uburyo ushobora gukora software muri laptop yawe cyangwa se gukora install ya software muri laptop yawe. Ikindi biko gukora subscribe kugira ngo ujye ubona update nk'izi ngizi buri cyumweru. Ikindi ushobora gukanda like. Ikindi ufite ikibazo nk'icyo umuntu yagize cyangwa se wibutsa kandi kantu nawe kajya kagucanga ushobora kunyandikira aba nagukoraho video. Ikindi ushobora no kugusubiza bisanzwe ugasanga akantu koroshye nahita ngusubiza. So mbanze mwereka ukuntu bino bikorwa. Okay, vumwereka uburyo bwa mbere ushobora gukora install ya software muri laptop yawe. Ujya muri search ya laptop yawe ugasearchingamo settings gusa settings ititiza tujya muri settings kwana ndiye ari sanzwe iri muri upload gusa akenshi ifungukira muri home kuri Windows 11 no kuri Windows 10 niko bimeze. Ureba ahantu handitse app nubwo biba bitafite interface imwe ariko n'ubundi still bari kimwe. Ukajya kuri app gutya ukajya hano kuri installed apps utegereza ikaloadinga then apps zose zirimo cyangwa se software zose zirimo zitaziza muri laptop yawe zose zitaziza ukareba noneho ugasearchinga application ushaka gukuramo. Urugero njye ndashaka gukuramo application bita Steam ngiyi ya application ushaka kuyikuramo then ikintu ukora utuzana kuri tuno tudomo dutatu ugakanda hano kuri uninstall ukemeza ubundi software yawe ihita ivamo. Ukanda hano kuri uninstall software yawe igahita ivamo ikubona iri complete then tukurozinga software yawe yagiye. Ubu ni uburyo bwa mbere ushobora gukora uninstall ya software muri laptop yawe. So reka nkwereke uburyo bwa kabiri ushobora kubikora nabwo ujya muri search ugasearchinga control panel. Hari ababa bayifite kuri desktop gusa ifite ujya muri search n'ubundi ugasearchinga control panel ukakanda hano kuri control panel. Ikiza hano uri kubona hano handitse programs ukajya hano kuri munsi hagati handitse install a program ugakandaho. Software ziri muri laptop yawe zose zitaziza nabwo ikintu uhita ukora nabwo ureba software ushaka gukuramo then ugahita ukora uninstall. Kandiremo hano iyo nakuramo software kandira hano hasi okay kankuremo Adobe Genuine Service ugakanda hano kuri Adobe Genuine Service. Ariko na Adobe nshobora kuyikenera cyane kandira indi application okay kankuremo ino Sugarlizer ubwo uhita ukanda kuri application gutya then ugakanda hano kuri uninstall ugakanda install gutya then bahita bakubaza are you sure you want to install Sugarlizer uvuga okay. Hano impamvu mbanza ari uko mbere nashatse gukora niya mbere ukubona tayari itigenda iyo iranoroshye biroroshye cyane ngiye kuvuga. Okay, ubwo ushaka no gukuramo indi ushaka kuza hano nyine uyari yose ugahita nta kindi ukanda kuri application ukaza hano hejuru ugakanda uninstall. So ngiye kubaha bonus aka bonus kanyuma
ushaka gukuramo mu gihe ushaka gukuramo nka application wakuye muri Microsoft iyo bita Microsoft Store, ubwo twagiranya nka Apple Store muri iPhone cyangwa se muri Play Store muri Android. Iyi application kenshi wa downloadinze hano aho uza hano kuri desktop kamanzene nzane zino icon zo kuri desktop, ujyana kuri desktop wenda tuvuge ko mfate nk'ino CapCut nk'urugero, mfate ino CapCut uyikandaho right click gutya ugahita ujya kuri open file location gutya, then iri kubona hano muri location ya software yawe haba harimo akaboro ka install, ukagakandaho gutya ukagakandaho okay kaje hano bakabaza are you sure you want to install CapCut, ukakanda okay ihita itangira kuba installed. So ni uburyo ushobora gukora install ya application muri laptop yawe. Nizere ko next time tuzongera gukorera. So ikindi nuko gukora subscribe kugira ngo utazajya uhomba video ngizi z'ubwenge ujye uzibona buri cyumweru. Ikindi hari ikibazo ufite nkuko uyu nguyu nawe yahuye na kanusha nawe kuba hari akantu kajya kagustressa ukavuga ese kari akantu bagakora gake, ushobora kubyandika muri comment kugira